Yatubwiye mugenzi we ra? Aho hano habicuya. Ngaho natubwira na mugenzi we cyangwa si we wawe? Niwe kabisa. Okay, bitubwire neza witonze usubiremo utangire mwanzo. Mwababonye twongera Imana amashi kubw'abana bacu, nibigira imbere kamera zibabone neza hano hafi ugatute. Reka batubwire amakuru yabo hanyuma tuze kubasabira umugisha. Murakoze, nitwa Byishimo Didier, sengera hano. Dufite ubukwe tariki 11 z'ukwezi kwa 10, dote zabira Excella. Amateraniro ni hano, reception ni Excella. Turabatumiye mwese, Imana ibamugisha mwinshi cyane. Murakoze. Yatubwiye mugenzi we ra? Aho hano habicuya. Ngaho natubwira na mugenzi we cyangwa si we wawe? Niwe kabisa. Okay, bitubwire neza witonze usubiremo utangire mwanzo. Nitwa Byishimo Didier. Aho fiancé wanjye yitwa Kanyana Ange. Dufite ubukwe tariki 11 z'ukwa 10 kuri Excella, niho dote zabera. Amateraniro ni hano, reception tuzasubira Excella. Murakoze, muzazubane natwe. Murakoze cyane. Ndagira ngo birumvikanye. I think it's clear. Icyambere nukugira ngo tubasabire umugisha. First and foremost, to ask a blessing, to speak a blessing over them. Cyakabiri nukubashigikira uko bishoboye ku mafaranga. And secondly, to support them financially. Gatatu nuko tuberekana kugira ngo umuntu wese uzi ko muri aba bana hari undi muntu afitemwo zoba byarabaye ubukwe bwo babwarabaye ahandi, uzoze muri administration zabwire bishop, zabwire abapasteri. Icyo gihe turabigenzura, twasanga atari byo tukakubabarira we waje kubivuga kubera ko ndubufite umwuka wo kubaka, kandi twasanga ari byo nditukaba ubukwe ku bushobozi bwacu no mu nshingano zacu tidukore ibyitorero. Ariko iyo atari byo tibiba ari byo, izo mvugo sizo mu rusengero n'izo hanze y'urusengero, kandi ntaziba hano. Imana ibaho umugisha. Reka mbasabe twese tuzamura ibiganza byacu tubasabira umugisha. Let's all stretch the hands and we ask a blessing to them. Urakoze Mwami Imana yacu. Thank you, Lord Jesus. Urakoze kubw'aba bana bacu. Thank you for our children. Tubazamura imbere yawe. We bring them to you, Lord. Turagushimiye kubimaze gukorwa. We thank you for all the things that have been done. Turakwereka n'ibitarakorwa. And present everything that is not yet Nabzo done. uzabigaragaremo. May you be manifested in all. Ikintu ku kindi. Every step and every activity. Turakwinginze Mana. Father, we pray. Uzabaha ibyishimo. May you give them joy. Uzabaremera ubuhamya. May you give them a testimony. Bazongere bagaragare hano bagushima. So that they will come again giving thanks to you. Urakoze Mwami. Thank you, Lord. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Murakoze cyane. Thank you so much. Yesu naramwiringiye nawe nazamemukira. Yewe naramwiringiye. Hallelujah. Nawe nazamemukira. Yes. Yesu naramwiringiye nawe nazamemukira. Yewe naramwiringiye. Hallelujah. Yesu we. Nawe nazamemukira. Yesu naramwiringiye nawe nazamemukira. Yewe naramwiringiye. Nawe nazamemukira.
Yesu naramwirigiye nawe nazamemukira jewe naramwiringiye haleluya nawe nazamemukira Yesu naramwirigiye nawe nazamemukira jewe naramwiringiye nawe nazamemukira Yesu naramwirigiye nawe nazamemukira jewe naramwiringiye nawe nazamemukira 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 Komeni Bwana Masimes. Amen. Amen. uri mana isohoza masezerano iyo uvuze birasohora kuko utabesha urakomeye urahambaye urakomeye urahambaye uri mana isoza masezerano
Thank you.